Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye, nizere ko mumeze neza. Nanjye rero meze neza, ndashima Imana. Uyu munsi rero tugiye gukora amandazi aba aryoshye cyane, aba ari soft, ameze neza cyane. Mubane nanjye muri video yose, ndabereka akantu ku kandi tuyakorane paka nyarangije. Nameneyemo rero amagi abiri niyo ndi gukubita, none ngiye gushyiramo isukari. Iyi sukari ingana n'amagarama 60. Ngiye gukomeza mvange, noneho nibimara kwivanga neza, icyo ngiye gukurikizaho ngiye gushyiramo amavuta. Ndashyiramo amavuta ibiyiko 2 binini. Abakunzi rero b'amandazi mube hafi twikorere amandazi aryoshye. Ku bantu bashyashya rero kuri Lede TV Show, ngewe nitwa Lede, mbahaye ikaze mukore na subscribe kugira tujye tubana mu mavideo menshi kandi meza agiye atandukanye. Noneho rero icyo ngiye gukurikizaho ni ifarini. Ngiye gushyiramo iyi farini ingana n'amagarama 230. Ngiye kubanza nayiyungurura, ngira ngo nagiye mbibabwira kenshi ko kuyungurura nyine uri gukora nk'amandazi, amakeke biba byiza, kuko hari ukuntu ifarini bisa nk'iyafashe cyangwa se niba nabyita nk'iyakonje, harimo twa tuntu tw'utubombe. Iyo uyiyunguruye rero birakorohera, bikaba byiza mu byo uri gukora. Noneho rero icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gushyiramo na baking powder. Ndashyiramo kamwe, ni igitubura cy'amakeke. Ni ukuvuga ngo ngewe amandazi ngiye gukora ntabwo ari menshi cyane, noneho ibipimo ndi gukoresha weho byaterwa nyine n'amandazi ushaka. Ushaka menshi, ibipimo ndi gukoresha wagenda nyine ukuba 2, cyangwa se waba ushaka dukeya cyane, ibipimo ndi gukoresha ukagenda ugabanya. Ninza kuyarangiza wenda nibwo muri bibone amandazi uko araba angana nakoze. Noneho ngiye gushyiramo n'igitubura kindi gisanzwe cy'imigati n'amandazi. Ndashyiramo gakeya, urabona ni nka 1/5 cy'akayiko gatoya. Noneho rero icyo ngiye gukurikizaho, ngiye kurapa indimu. Nshaka gukoreshamo udushishwa tw'inyuma, ariko ntabwo ndi burape indimu yose kubera amandazi atari menshi. Iyo ushyizemo ibishishwa by'inyuma biri byinshi, amandazi wumva atabaye meza, nyine yajemo nk'akantu gasa nk'agasharira. Bisaba ushyiremo udushishwa turinganiye. Murabona ko nk'indimu yose ntabwo nyirabye, utungutu turahagije. Noneho rero ngiye kudusukamo. Niba uri umukunzi w'amandazi ntujye yakura rwose, ujye wibuka gushyiramo udushishwa tw'indimu tutari twinshi nyine nk'uko nabibabwiye. Hari ukuntu uba wumva humura neza, ikindi twongerera amandazi nyine icyanga. Kimwe no muri keke irimo udushishwa tw'indimu, uba wumva hari ukuntu hari ikintu nyine kiyongeyemo. Noneho rero ngiye gukomeza kubivanga bimanze binoge neza, kiba ari igipondo cyiza cyane. Niba rero uri kureba iyi video warakoze subscribe, ndagushimiye cyane bikuye ku mutima. Niba nawe rero uri kureba iyi video utarakora subscribe, please ndagusabye uyikore kugira tujye tubana mu mavideo menshi agiye atandukanye kuri Lede TV Show. Nshishaho amavideo menshi atandukanye yiganjemo mbere ko wateka inteko zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama vlogs, ama stories n'ibindi byinshi, ama tips agiye atandukanye adufasha mu buzima bwa buri munsi bugiye butandukanye. Niba uri umuntu rero ukunda ibintu bijyanye n'igikoni, ndahangaha ku bwawe. Noneho rero murabona narangije, igipondo cyahiye neza. Nshyize amavuta ku ntoki, ngiye kuyasigaho neza kubera nizo ngiye gukoresha. Noneho iki ni ikiyiko, ngiye kugenda mfata, ndagenda, ntabwo nshaka ibirindazi binini cyane, nshaka amarindazi aringaniye. Ndagenda mfata nk'uko muri kubibona, ngende nk'akaraga
mu ntoki kubera igipondo cyoroshye. Ni uko nguko mbigenjeje kugira nyine iyo wisize amavuta ntabwo kigufataho. Ugenda ufata bitewe n'ingano y'irindazi ushaka, ugashyira ku ntoki ugakaraga, ntabwo kagufataho. Naturangije twose rero kudukora, hanavuyemo twinshi cyane rero kubera ntakoze tunini. Ubu igikurikiyeho rero ngiye gushyira ipanu ku muriro, nshyiremo amavuta. Ubu ngubu rero nibwo bwoko bwa mbere kuri Rede TV Show bw'amandazi ngiye gushyiraho, ariko nk'uko mubizi nyine amandazi akorwa bigiye bitandukanye, agira ubwoko bwinshi cyane. Nzakomeza nyine kugenda mbereka n'ubundi bwoko bugiye butandukanye wakoramo amandazi. Amavuta rero yahiye, ntago bisaba nyine ngo uyahishe cyane cyane nk'ay'ifiriti. Noneho ngiye kugenda nyashyiramo. Noneho rero uko nguko ndi kuyashyiramo, yo ubwayo ari bugende yihindura. Uko agenda ahindura ibara, yihindura n'urundi ruhande rugashya. Murabona nka ya yandi nagiye manzamo mbere, yatangiye kugenda yihindura. Aya mandazi rero aba aryoshye cyane, ikindi aba yoroshye, na kwa kundi usatura irindazi nyine ni ibintu biba byijyana, aba ameze nk'udukeke. Kandi mwabonye ko ibintu nakoresheje ni ibintu bisanzwe, nta n'amata nigeze nshyiramo. Aya ngaya nta mata nashyizemo. Noneho rero yahiye, reka nyarure, ntago nyashaka nyine yumagaye yashiriye cyane. Uko nguko nibwo aba akiri meza, n'agahu k'inyuma nyine kacyoroshye, katakomeye cyane. Murabona n'ukuntu amandazi ari ikintu gitubuka. Agapondo kari gakeya, nakoresheje utuntu dukeya, ariko murabona amandazi yose avuyemo ni menshi. Noneho rero reka nyatereke gake amanza ahore, noneho nyasature mbereke n'imbere ukuntu ameze. Mwakoze kubana nanjye rero muri video y'uyu munsi. Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza. Noneho rero reka ndisature mbereke n'imbere ukuntu rimeze. Aroroshye, murabona no kuyasatura ni ibintu byoroshye, rirasa neza, ntabwo yashiririye. Ndabakunda mwese. Ciao ciao.